Ndabasuhuje mwe mudukunda kandi mudukurikira, mwe mukunda ibiganiro by'ubutumwa bwiza tunyuza ku mbuga nkoranyambaga. Ndabifuriza kugubwa neza muri Kristo Yesu, niwe byiringiro by'abera, niwe gakiza kacu, niwe byose twifuza. Ubwo rero ahari ijambo ritubwira ngo abereye abamwambaza bose ubutunzi mu rwandiko rw'Abaroma. Nibyo koko nababera ubutunzi, nababere ibyiringiro, nababere byose mwifuza. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku magambo aboneka mu gitabo cy'Abakorinto mu gice cya mbere, aho Pawulo atangira asuhuza abera b'i Korinto, hanyuma akaza gukurikizaho na byinshi yifuzaga kubabwira. Ariko hano ndagira ngo ngaragaze ko abantu badakwiriye gusoma ibyanditswe nabi bameze nk'aho bihereye hejuru, kubera ko birangira batabyumvishe. Uko mubona abantu bagenda basobanura ibyanditswe babigonganiraho, batabyumva kimwe, babirwaniramo, babisobanura uko bashaka, burya nta kindi kibitera ni uku kuntu mu by'ukuri abantu batabasha gusobanukirwa intego y'umwanditsi, ahubwo bakihutira cyane gusobanura ibyo yanditse ariko batarebye mu by'ukuri intego y'umwanditsi ndetse n'abo yandikiye. Urwandiko rw'Abikorinto igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere tugeze nko kwa gatatu, ariko turaza no gusoma amagambo ahera kino gice. Ndagira ngo ngerageze kubafasha kontenu cyangwa se igikubiye muri uru rwandiko, ariko mpereye ku gice cya mbere. Ubundi wumvishe igice cya mbere wakumva n'ibindi bikurikira. Reka twumve urwandiko Pawulo yandikiye abera b'i Korinto igice cya mbere, kampere ku 30 ya mbere, ndaza gusimbuka ngere ku mirongo ya nyuma nk'itatu nanone. Pawulo wahamagariwe kuba intumwa ya Yesu Kristo nk'uko Imana yashatse, na Sositene mwene data, turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto berejwe muri Kristo Yesu kandi bahamagariwe kuba abera, hamwe n'abantu bose bambariza hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ari we mwami wabo n'uwacu. Ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane. Murabona ko Pawulo yanditse uru rwandiko ari kumwe na Sositene, ni umuvandimwe bakoranaga umurimo w'ivugabutumwa. Atangiye asuhuza abera bari mu itorero ry'i Korinto, ariko anasuhuza n'abandi bantu bose bambariza hose izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ari we mwami wabo n'uwacu. Icyo nshaka guhayitinga hano ku murongo wa gatatu avuga ubuntu n'amahoro bibe muri mwe biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana umuntu avuga ridashingiye ku buntu Imana yatugiriye muri Kristo Yesu ni fake. Hari ukuntu ujya kugura nk'ibintu nko muri kenkayeri cyangwa se muri botike isanzwe, wajya kugura ikintu bakubwira ati wenda kiriya ni fake cyangwa ni pirate, ntukigure. Ijambo ry'Imana rero ridashingiye ku buntu bw'Imana ni fake, ni pirate. Ni ikintu kigaragara nk'ijambo ry'Imana ariko ritari ryo. Ubuntu n'amahoro rero biva ku Mana Data wa twese no ku mwami Yesu Kristo ni ryo shingiro ry'ijambo ry'Imana dukwiye kuba tuvuga. Hari ubuntu Imana yatugiriye muri Kristo Yesu, twebwe abarabo kurimbuka. Ariko ubundi se umugambi w'Imana ku muntu ni uwuhe? Umugambi w'Imana ku muntu simply mu magambo make ni uko umuntu Imana yaremye abana nayo. Imana iremye umuntu kera, iyo dusoma imwitangiriro tukabona iremwa, tubona ko Imana yaremye umuntu ikamuremera n'umufasha, ariko Imana mu by'ukuri yifuje kubana n'umuntu nk'uko yaremye n'ibindi bintu byose yifuza kubana nabyo. Ariko icyaha kimaze kuza, Imana yirukanye umuntu imbere y'ubwiza bwayo, imukura mu ngobyi ya Eden. Bivuze rero ko ya gahunda Imana yari ifite irema umuntu, navuga ko yari ipfuye. Ntabwo umuntu yari akibayeho gushimisha ubwiza bw'Imana. Noneho rero byaje gukomeza bite? Imana nk'itaragomba kureka umuntu, yakurikiranye wa muntu kugira ngo imukize
cya cyaha cyatumye atandukana nayo, nimara kumukiza none inamuhesha kongera kubana nayo. Bivuze rero ko ubutumwa bwiza ni ububwira umuntu ngo cya kibazo cyagutandukanyaga n'Imana hari uburyo Imana yakoze ikagikemura. Uburyo Imana yakoze igakemura ikibazo rero nta bundi. Twebwe twavuze twanduye ku gicumuro cya Adamu, nta n'umuntu wagerageza gukora ibyiza kugira ngo abane n'Imana, ntabwo byashoboka. Ahubwo kubw'icyo gicumuro cya Adamu twese turi babi, nta nicyo twakora kugira ngo Imana itwemere. Ariko Imana nk'umutunzi w'imbabazi yo yishatsemo igisubizo, ishaka uburyo yakiza umuntu ikoresheje Yesu Kristo. Nuko ifata Yesu utarigeze kumenya icyaha, imwohereza mu isi, araza nanone ari Imana, yambara akamero kacu nk'abantu, we arakiranuka birakunda, aratsinda aho twatsindiwe, arangije yishyiraho ububi bwacu bwose, ariko n'igihano cy'urupfu twagombaga guhanwa aba ari we ugihanwa, ariko kwari ukugira ngo noneho atwambike gukiranuka kwe, duhinduke abakiranutsi, n'igihembo cyo gukiranuka Imana ikiduhereze. Mbese Imana yongere kwigarurira wa muntu biciye muri yo ubwayo, biciye mu nzira yayo ubwayo, yongere kubana nawe, ariko ari ibigizemo uruhare, atari umuntu ubwe ubigizemo uruhare. Ibyo Imana yarabikoze rero, yohereza Kristo, Yesu aza mu isi, arakiranuka, aratsinda ibyadutsinze, arangije yishyiraho ibibi byadutsinze, yishyiraho n'igihano cy'urupfu, kubera ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Hanyuma Imana isaba ko umwizera wese azahinduka uwera cyangwa se umukiranutsi mu maso y'Imana, kandi mu buryo bw'iteka ryose. Niyo mpamvu abamaze kwizera Yesu Kristo bahinduka abera, bahinduka abakiranutsi, bahinduka abantu Imana yamaze kwemera, ariko ibemereye muri Kristo Yesu. Reka nongereho ko abo nibo bagize itorero ry'Imana. Hano Pawulo yandikiye abagize itorero ry'Imana ry'i Korinto, ariko nawe waba umwe mu bagize itorero ry'Imana ry'ahantu runaka. Iryo ni ryo torero, ntago amatorero arayo tugenda twumva abantu bagiye bashinga, ahubwo itorero ry'Imana rigizwe n'abera bari ahantu runaka. Nibyo koko babandi bari ahantu runaka bagize itorero ry'aho hantu, hanyuma noneho bakagira n'uburyo babana, n'uburyo biga ijambo ry'Imana, kugira ngo bakomeze kunoza umugambi w'Imana ku muntu, bakomeze kunoza umugambi w'ivugabutumwa, ariko n'imibereho myiza ikwiriye abana b'Imana. Hari abantu bavuga ngo ubuntu, ngo abanyabuntu, ariko mureke mbabwire ko ubutumwa bwiza ni ubusobanuro gusa ubuntu Imana yatugiriye muri Kristo Yesu, aribwo bwongeye guhuza umuntu n'Imana, umuntu akongera akaba umwe n'Imana, akaba umukiranutsi, akabana n'Imana amahoro. Hanyuma wa muntu nawe kandi akabushimisha Imana, ariko akanaba mu isi yishimiye ubuzima abayemo, kubera ko noneho atangira kubaho abeshejweho n'Imana. Umuhangayiko umuntu agira mu mutima, guhora umuntu adatuje yibaza uko ejo azamera, ni ikigaragaza ko yatandukanye n'Imana koko, kubera ko mu by'ukuri uwamaze kunga ubumwe n'Imana aba atekanye, atuje, yumva Imana iri mu ruhande rwe, yumva Imana ari umubyeyi we, yumva nta kibazo afitanye nayo, kubera ko Imana mu by'ukuri ni ishobora byose, nta kiyisobwa, nta kinanira. Uwamaze kuba umwe n'Imana rero atekanira muri yo, akumva Imana imushingiye igiti, akabaho aguwe neza, ntacyo yikanga, nta bya none, nta bizaza, yumva atuje kandi atekanye, kandi anyuzwe n'imibereho afite mu Mana. Reka rero mvuge ko mu by'ukuri umuntu ashobora kuza agasoma urwandiko, ntaruhere ku gice cya mbere ngo yumve ikintu kirimo, yumve n'abandikiwe, yumve n'umugambi wo kubandikira, noneho agahita yihutira gusoma ibikurikira, igice cya 5, igice cya 10, igice cya 14, ariko bikarangira atumvishe icyanditse muri Bibiliya, kubera ko ubundi wagombye guhera ku rupapuro rwa mbere rw'igice ukumva mu by'ukuri umwanditsi abo yandikiye n'icyo yashakaga kubabwira. Hano urabona ko icyo abifuriza ari ubuntu ndetse n'amahoro. Uwagiriwe ubuntu niwe ugira amahoro, kubera ko iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma mu gice cya 5 guhera ku murongo wa mbere avuga ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana. Amahoro rero umuntu ayagira gusa kubera ko yamaze kumenya ko yatsindishirijwe no kwizera, ko nta kibazo afitanye n'Imana, nibwo ajya yagira amahoro. Amahoro wabuze, amahoro wumva udafite, uzahejwe no kwizera ko nta kibazo gifitanye n'Imana, k'ibyaha byawe byose Imana yabigukuye ikabishyira kuri Yesu, ikabimuhanira, bityo ukaba nta cyaha ugifite imbere y'Imana, ukaba warahindutse uwera, umukiranutsi, umuntu Imana itabaraho icyaha. Icyo nicyo kizaguhesha amahoro, bityo ube mu isi utekanye, utuje, nta rubanza mu by'ukuri ugifite imbere y'Imana.
iyo twihuse rero tukajya ku mirongo ihera, usomye ku murongo wa 31 haravuga ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa, kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Niyo iduha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana no gukiranuka no kwezwa no gucungurwa. Ndagira ngo ahantu tubyumve neza. Ubwenge bwose umuntu yagira muri Bibiliya budashingiye ku gusobanukirwa Kristo nta garibwo, n'ubwenge bw'isi nyine butaguhesha kumenya ijambo ry'Imana. Ariko Imana ngo niyo iduha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye ubwenge buva ku Mana. Bivuze ngo iyo umaze kugera muri Kristo Yesu, Kristo aguhindukira ubwenge, ahinduka ubwenge bwawe, uhinduka umenya noneho iby'Imana ishaka, kubera ko umugambi w'Imana ku bantu Imana yawusohoreje muri Kristo Yesu. Kristo niwe dukwiye gushishikarira kumenya. Kristo niwe bwenge bwacu. Kristo niwe bwenge buva ku Mana. Kristo niwe jambo. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere, mbere na mbere hariho jambo. Jambo yariho yahoranye n'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Twumva avuga ngo uriya muntu ngo afite ijambo ngo rya nyiri ijambo, ariko akaba atavuga Kristo, nta jambo yigirira. Ijambo nyakuri nirivuga Kristo. Kristo tukamumenya, Kristo tukamusobanukirwa, Kristo agahinduka ubwenge bwacu, noneho nibwo tuzabona nicyo twabwira abandi. Icyambere tuzabaho natwe neza tubeshejweho n'ijambo ry'Imana, ariko nicyo kubwira abandi nacyo tuzakimenya kubera ko twasobanukiwe Kristo uwo ari we ku buzima bwacu. Ngo yaduhindukiye ubwenge rero buva ku Mana, aduhindukira gukiranuka. Ahangaha naho ndagira ngo tuhumve neza. Iyo tuvuga ngo turabakiranutse, twagombye kuba turi kuvuga ngo Kristo yaduhindukiye gukiranuka. Nta kundi gukiranuka kubaho. Aho hantu tuhumve neza, aho hantu tuhasobanukirwe neza. Nta mukiranutsi ubaho utabiheshwa nuko yizeye Kristo. Ndashaka kuvuga iki ngiki. Yesu ni Imana ubundi. Yagaragaye mu isi ku mugambi wo gucungura abari mu isi, yambara umubiri. Ariko reka mvuge ko yari asanzwe ahari kubera ko n'ubundi byaremwe byose byaremwe nawe, kandi Imana ibera ahantu hose icyarimwe. Ariko noneho Imana yambaye umubiri muri Kristo Yesu kugira ngo Imana ubwayo icungure abo yaremye bagiye kure kubera icyaha, yongere ibigarurire. Noneho rero Kristo yaduhindukiye gukiranuka kubera ko Yesu yaje mu isi arakiranuka, kandi akiranuka yambaye umubiri. Kristo rero akiranutse yambaye umubiri, ni njyewe yari gukiranukira kugira ngo mbonere gukiranuka kuzampagarika imbere ye, noneho ntunganye nera nk'uko nawe yera. Aho hantu muhumve neza. Yesu yambaye umubiri kugira ngo abe awambariye njyewe wambaye umubiri. Mu yandi magambo, Yesu yambaye umubiri mu ishusho ya Emile. Ngiye niko nitwa Emile Nshimiyimana. Noneho yambaye umubiri kugira ngo abonere Emile wambaye umubiri gukiranuka kuzuye kuzamuhagarika imbere y'ubwiza bw'Imana adatsinzwe n'urubanza. Ubwo rero Yesu yambaraga umubiri akamara imyaka 33 mu isi akiranuka. Ni njyewe yarari gukorera, ni wowe yarari gukorera, yari kunshakira gukiranuka. Niyo mpamvu yitwa umucunguzi wanjye. Imyaka 33 yamaze mu isi yambaye umubiri, ni njye yarari gushakira gukiranuka ko bambaye umubiri, kugira ngo nimwizera akunyambike, akume nk'umwambaro, akume nk'impano. Guhabwa Yesu ni uko umwana yatuvukiye, duha umwana w'umuhungu. Guhabwa Yesu twari duhawe umucunguzi uzakora ibyo twasabwaga byatunaniye, noneho yamara kubikora bikatwandikwaho, bikatubarwaho nk'aho ari twebwe twabikoze. Gukiranuka Yesu yakiranutse rero no gukiranuka kwanjye no gukiranuka kwawe, ariko yabikoreye kugira ngo wowe utabishobora akukwihere wigire mu ijuru bazwe gukiranuka kwa Yesu Kristo, nkuko nawe wamuhaye gukiranirwa kwawe. Ndashaka kuvuga iki ngiki. Ibyaha byacu Yesu yishyizeho niyo byamujyanye mu gihano cy'urupfu. Bityo gukiranuka ko yakiranutse, iyo tubyizeye, kutubarwaho natwe tukajya mu ijuru tubikesha Yesu, tukajya mu ijuru tutarabikoreye, ahubwo tubazweho gukiranuka kwa Yesu Kristo, we wakiranutse mu cyimbo cyacu, kugira ngo nitumwizera duhinduke abakiranutsi kandi ku rugero rwa Yesu. Yesu yandutse icyaha ku rugero rwanjye, ku rugero rwawe, nanjye kugira ngo nimwizera mpinduke umukiranutsi ku rugero rwa Yesu, nzigira no mu ijuru ariko nambaye gukiranuka kwa Yesu Kristo. Kwizera Yesu rero ni ukumwizeraho ibyo yakoze akaduhindukira gukiranuka. Nkaba mu isi ndi umukiranutsi ariko wambaye gukiranuka kwa Yesu Kristo. Ngo yaduhindukiye no kwezwa.
icyo kintu mucyumve neza. Impamvu umuntu yumva atari uwera nuko atemeye kwezwa twerejwe muri Kristo. Abaheburayo mu gice cya 10:10 hatubwira ko gushaka kw'Imana kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo be bihagije iteka ryose. Kwezwa rero twarejejwe, ntago ari twebwe twiyeza, ahubwo twarejejwe. Yesu yaratwejeje adukuyeho ibyaha. Kwezwa ni uguhanagurwaho ibyaha. Twakuweho ibyaha rero byacu bishyirwa kuri Yesu. Yesu abihindukira igitambo kizira inenge, amena amaraso azira inenge, hanyuma Imana itubara nk'abere, nk'abantu batagira icyaha, kubera ko ibyaha yatubaragaho byagiye kuri Kristo Yesu, kandi Kristo akanabihanirwa. Duhinduka abere rero, mbese abere ni nk'uko urukiko rwakugira umwere. Ariko twebwe ntago tugirwa abere nk'abantu batakoze icyaha. Reka mbigarukeho. Hari ukuntu urukiko rukugira umwere kubera ko rwagenzuye dosiye yawe rugasanga ibyo washinjwaga atari ukuri. Twebwe rero ntago twagizwe abere kubera ko ibyo twashinjwaga bitabaye ukuri, ahubwo urukiko rw'Imana rwaduhamije icyaha. Nagira ngo mbisobanure nitonze kugira ngo mubyumve neza. Noneho ruduhamije icyaha, twari dufite umwavu ku ruhande rwacu witwa Yesu. Yesu nk'umwavoka wacu utari kubona n'umucamanza yemera ko icyaha kiduhama koko, hashingiwe ku ivuko ryacu ryo kwa Adamu, ariko hanashingiwe no ku mikorere yacu ubwayo itanoze. Hanyuma uwo Yesu udukunda yemera ko ibyaduhamaga aba ari we bihama. Noneho yemera ariko niko n'igihano cyaduhamaga aba ari we gihama nanone. Urupfu twagapfuye rubi tujya mu nyanja y'akumuro n'amazuku tukabazwa iteka ryose, Yesu yakira uwo mubabaro wose. Burya Yesu niho ijambo ry'Imana rivuga ngo yavuye ibyo bivanze n'amaraso, kandi akabiva atari uko bamaze kumutera icumu mu rubavu, ahubwo akiri gusenga mu gashyamba ka Getsemani yavuye ibyuya bivanze n'amaraso, bigaragaza ko yari gututubikana imitsi igaturika, bwa bushyuhe bwa bushye nge nagomba gushya, wa muriro Yesu niwo Imana yamushyizemo. Igihano cyanjye aba ari ugifata, ubunyacyaha bwanjye bwamugiyeho, ariko n'igihano cyanjye aragifata cyuzuye. Noneho nge mpinduka umwere, umuntu Imana itabaraho icyaha na kimwe, ariko atari uko yirengagije ibyaha byanjye, hoya, ahubwo nuko yabihaniye Yesu. Ahubwo Imana nawe ntiyakora ikosa ryo kumbara ibyaha kandi yarabihaniye Yesu, ntabwo byashoboka. Imana niyo yabihindutse umunyacyaha. Nabyo biranditse mu Baroma mu gice cya 3:24, uhereye ku murongo wa 23 aravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bw'Imana ibiduhereye ubusa bwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Iyo ukomeje ugasoma hepfo aravuga ngo niwe Imana yashyiriyeho kuba impongano y'uwizera amaraso ye, ngo nicyo cyayiteye kwirengagiza ibyaha byakozwe hambere, ngo ariko yabikoreye kugira ngo no muri iki gihe ibikiranuka, ngo kandi itsindishiriza uwizeye Yesu Kristo. Imana nayo isabwa gukiranuka. Gukiranuka kw'Imana ni ukuhe? Nuko ibara nk'umukiranutsi cyangwa itsindishiriza umuntu wese wizeye Yesu Kristo. Itabikoze yabikiranirwa, kuko yabifasha ibyaha ikabibara kuri Yesu ikanabimuhora, yarangiza natwe ikabitubaraho ikazanabituziza. Ntago rero byaba ari ukuri, ahubwo ukuri nuko Imana ikiranuka, ikabitakwivuguruza, ikabitambaraho ibyaha kandi yarabibaze kuri Yesu Kristo. Kwezwa rero ni ukwemera ko nta cyaha kikuriho, kuko ibyaha byari bikuriho byose byashyizwe kuri Yesu, kandi Yesu akaba yarabihaniwe. Uhinduka umwere rero, umuntu Imana itabaraho icyaha kandi mu buryo bw'iteka ryose. Ngo yaduhindukiye no gucungurwa. Yesu niwe mucunguzi wacu rero, nta wundi mucunguzi dufite, nta nundi uyu wera wirabura watubwira ngo azatuvuganira ku Mana, watubwira ngo ibyacunga azabitugiramo. Bari abantu barabatuburira, bari abantu barababeshya. Umuhuza w'Imana n'abantu n'umwe gusa ni Yesu Kristo, nta wundi wabayeho, nta uriho, nta nundi uzabaho. Yesu niwe waduhuje n'Imana kandi mu buryo bw'iteka ryose. Umwizera rero wese ahinduka uwera, umuziranenge, umukiranutsi, umuntu Imana itabaraho icyaha kandi mu buryo bw'iteka ryose. 3:1 muri urwandiko rwa mbere rw'Abikorintho igice cya 1:31 aravuga ngo kugira ngo bibe nk'uko byanditswe ngo uwirata yirate Uwiteka. Imana yabikoreye kugira ngo abe ariyo twirata. Biramutse wowe ubwawe wakwihindukira umukiranutsi biciye mu ngeso zawe nziza, wakwihimbaza kandi se byashoboka bite ko wowe waje gucungurwa waba ufite gukiranuka? Kandi icyo gihe byasaba ngo noneho wowe wicungure, byasaba ngo wowe wikize,
kandi twakeneye umukiza kubera ko tutari kubasha kwikiza. Umukiza niwe wabikoze byose, niwe wadukijije kugira ngo uwirate rero wese yirate Uwiteka. Niba rero hari ikindi kintu umuntu yirata, ngewe nzi gukora ibi, ngewe nzi kwiriza ubusa, ngewe nzi gusenga cyane, ngewe nzi gutanga amaturo, ngewe sinjya ndya icyacumi, sinjya ndya amaturo, ndagerageza nkabikora byose, akumva ko ibyo byatuma Imana imwemera, icyo gihe yakwihimbaza, ntabwo yahimbaza Imana. Kubaha Imana kose rero gushingira ko umuntu abanza akizera ibyo Imana yakoze muri Kristo Yesu, noneho ukajya wirata umusaraba wa Yesu, ukajya wirata ko wacunguwe, ukajya wirata ko waherewe ubuntu, kandi waherewe ubuntu niwe wagira nishimwe ashimira uwamuhereye ubuntu. Naho ibintu wakoreye, burya uwo wakoreye aba bikugomba, ahubwo atabiguhaye niwe ufite ikibazo, ariko kubiguha nta gashya kaba karimo. Ibyo bintu ndi kuvuga biranditse mu Baroma mu gice cya 4. Reka nsoma ayo magambo guhera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo niba ari uko biri, twavuga iki kuri Aburahamu sogokuruza ku mubiri? Iyo Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, aba afite icyo yirata, ariko si imbere y'Imana. Mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka? Bavuze ikintu gikomeye hano, ngo iyo Aburahamu yaratsindishirijwe n'imirimo, aba afite icyo yirata. Gusa ngo ntabwo ari kukirata imbere y'Imana, n'ubundi icyo ngicyo yakirata imbere y'abantu. Nta kintu umuntu afite yakwirata, ahubwo wirata wese yirata Uwiteka. Ikintu wakwirata imbere y'Imana, Imana ikakwemera, ni ukwirata umusaraba, ni ukwirata urupfu rwa Yesu, ni ukwirata ko ibyaha byawe byose byakuvuyeho bikajya kuri Yesu akabizira, noneho ibyo bikaba ari byo byatumye Imana ikwemera. Ufite ibyo ngibyo niwe wabigaragaza imbere y'Imana, Imana ikamwemera, kuko n'ubundi ni Imana ubwayo uri gushimira, ni Imana ubwayo uri kwirata, uba uri kuvuga iby'Imana, ntabwo uri kuvuga ibyawe. Hano rero Aburahamu nawe yaza kugira ibyo yirata, ntabwo ari kubyirata imbere y'Imana. Nta kintu yari afite nawe yakwirata imbere y'Imana, ibyatumye Imana imwemera, nubwo yakoze byinshi akitwa sekuruza w'abizera, ariko nawe ntabwo yari afite icyo yakwirata keretse yirase nanone iby'Imana ubwayo yakoze, aho kwirata ibyo we yakoze. Reka nkwereke ukuntu bimeze. Aburahamu ajya gutamba Isaka, murabona ko n'ubundi Imana ntabwo yatumye Aburahamu atamba Isaka, ahubwo yamuhaye igitambo cyashushanyaga Kristo, kugira ngo n'ubundi Aburahamu nawe atagira icyo yirata cy'uko yaba yatanze umwana we, bityo akirata ko hari icyo yakoze. Ahubwo Imana ni kuriya n'ubundi bigenza, yagaragaje ko n'ubundi icyo yashakaga gusa kwari ukugaragaza kwizera Aburahamu yari afite, noneho ariko ikamuhereza igitambo kizima Imana yishimira, aricyo Kristo. Natwe rero icyo Imana dushakaho mu by'ukuri nuko tuyizera, tukizera ko yadutangiye umwana wa Yesu Kristo, ari we washushanyaga kiriya gitambo nyine cyatanzwe n'Imana ubwayo, ikagiha Aburahamu kugira ngo abe ari cyo atamba, ntatamba umwana we ngo atagira ibyo yirata. Natwe niyo waba ufite ibyiza cyane, mu yandi magambo, niyo waba ufite ibyiza cyane nka biriya bya Aburahamu, ntabwo Imana yabyemera. Ahubwo murabona ko Imana nayo itatumye Aburahamu atanga ibye kugira ngo atirata, ahubwo mu by'ukuri yamuhaye icyo gutanga kugira ngo nanirata yirate Uwiteka, aho kwirata ibyo we yatanze. Noneho rero dukomeje ku murongo wa 3, haravuga ngo mbese ibyanditswe bimuvuga iki? Ntibivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Ibyanditswe biravuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, kandi koko bigaragara ko kuri akwizera niko kwatumye Imana imwemera. Ariko icyo yatanze si icye, bigaragara ko n'icyo yizeye atari icye, ahubwo yizeye icyo Imana itanga, aricyo Yesu Kristo, noneho bikamuhwanirizwa no gukiranuka. Bivuze ngo natwe nitwizera nka Aburahamu tukagira ikirenge muke, kuko nta wundi dufatira iki gitekerezo n'Aburahamu, tuzizera iki? Ntago tuzatanga Isaka wacu. Hari ukuntu abantu bagiye badushuka ngo dutanga Isaka wacu, no kutubeshya. Kuko na Aburahamu ntiyamutanze. Ahubwo niba ufite gushaka gutanga Isaka wawe, izere Kristo, kubera ko niwe gitambo na Aburahamu yatanze. Isaka wacu nta wundi ni Kristo. Mu yandi magambo, mu by'ukuri ni ukumva ijambo ry'Imana amacuri, ni ukuryumva ricuritse, akaryumva mu mubiri, abandi bakaba bagamije gukuramo inyungu, ariko hari n'ababikora mu bujiji, ari ukutamenya, kubera ko twabonye ko ubwenge bwacu ari Kristo. Iyo utarasobanukirwa Kristo, ibyo ukora byose nyine ubyitirira Imana,
ubikora mu bujiji ntabwo busobanukiwe. Ariko gutanga Isaka wawe, nanjye nabwira ngo tanga Isaka wawe uyu munsi, ariko Isaka wawe ni Kristo. Rwose inshuti yanjye, Aburahamu nawe yatanze Isaka we, ariko Isaka we ni Kristo. Gusa umutima yari afite wizera watumye Imana imwereka icyo akwiriye gutanga icyo ari cyo, ariko ntabwo ari cyo yari yajyanye we, ahubwo ni icyo Imana ubwe yamuhaye. Natwe rero dutanga Isaka wacu, kandi Isaka wacu nta wundi, Isaka wacu mu by'ukuri ni Kristo. Noneho rero twizere nka Aburahamu, natwe niwe dufatiraho urugero. Twizere nka Aburahamu, dutange icyo gitambo kizira inenge ari cyo Yesu Kristo wadutambiwe kera. Tumwizere, si no kumutamba, tumwizere, hanyuma tuba abakiranutsi imbere y'Imana kandi mu buryo bw'iteka ryose. Umurongo wa 4 aravuga ngo nyamara ukora ibihembo bye ntibimuhanira no guhabwa no guherwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Ukora ibihembo bye ntago bimuhanirizwa no guhererwa ubuntu, ahubwo abyita ubwishyu. Mu yandi magambo, aka niko nashaka no gusobanura, nubwo n'ibindi bivugiyemo byaringira akamaro ngo dusobanukirwe Isaka wacu wari we, ariko icyo wakoze iyo bakiguhembeye ntago wabyita ko waherewe ubuntu, ahubwo byita ubwishyu bw'icyo wakoze. Ntabwo Imana rero yatuma hari umuntu wakwirata ko yishyuje Imana ibyo yayikoreye. Oya, ahubwo Imana iragira ngo duhererwe ubuntu. Noneho niduhererwe ubuntu, twirate Imana yaduhereye ubuntu, aho kugira ngo twirate ibitangaza byacu twaba twarakoze. Imana nayo ntago yabyemera, kubera ko Imana ikishaka n'icyubahiro. Burya n'abantu basanzwe ba hano, abanyacyubahiro basanzwe, burya icyo baba bakeneye ku bandi bantu basanzwe ntabwo ari uko bagira ibyo bahakorera ko babyifitiye, ahubwo bakeneye ko babubaha gusa. Ahubwo bakabubaha, bo bagakomeza kubahereza ibyinshi, noneho bagamije kugira ngo babagarurire icyubahiro. Dukomeje rero hano baravuga ngo ariko rero udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Udakora ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka. Bivuze iki? Bivuze ko utishingikiriza ku byo akora, ahubwo akizera utsindishiriza abanyabyaha, kwizera kwe gutuma Imana imugira umukiranutsi. Nyamara abashakira gukenuka kwabo mu mirimo, mu by'ukuri nta n'umwe birangira ahindutse umukiranutsi, ahubwo birangira buri wese akomeza kumva ko ari umunyabyaha, kubera ko iyo nzira ntishoboka. Iyo nzira yo gukiranuka guciye mu mirimo yacu ntabwo ishoboka, ahubwo gukiranuka Imana ishaka no gukiranuka y'ubwayo yatuboneye muri Kristo Yesu. Arega Yesu yakoze ibihagije, Yesu yakoze ibikwiye. Yesu yumviye Imana, asiga byose yari afite mu ijuru, aza mu isi kugira ngo akize abari mu isi. Nta gukiranuka rero twabona kuruta kwa Yesu. Niyo mpamvu ibyo Yesu yakoze iyo ubyemeye ngo bikubarweho, niyo mpamvu Imana iri kubara nk'umukiranutsi. Mu by'ukuri Yesu yakoze biruzuye, birahagije. Nibyo Imana dusaba kwemera, tukemera ko gukiranuka Yesu yakiranutse kose ari twebwe yabikoreraga, Imana igahita tugira abakiranutsi itubazaho gukiranuka kwa Yesu. Dukomeje umurongo wa 6 turavuga ngo wa 5 aravuga ngo ariko rodakora abakizera utsindishiza abanyabyaha, kwizera kwimaniza no gukiranuka nemaze kusobanura, nkuko Dawidi nawe yeruye amahirwe y'umuntu uwo Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Dawidi nawe yeruye amahirwe uw'Imana y'umuntu uw'Imana ibaraho gukiranuka atabiheshejwe n'imirimo. Uwo niwe munyamahirwe. Nanjye ayo mahirwe yaransekeye, nanjye ayo mahirwe yangezeho, nawe ayo mahirwe yagusekera, nawe ayo mahirwe yakugeraho, nawe ugahinduka umukiranutsi utabiheshejwe n'imirimo. Dawidi yaravuze ati hahirwa abababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa ababarirwa ibicumuro byabo kandi ibyaha byabo bigatwikirwa. Hahirwa umuntu w'iteka atazabaraho icyaha, kandi ukababarirwa icyaha atari imirimo yawe, kubera ko icyaha nta kintu ufite cyagukuraho icyaha. Icyaha umuntu agikurwaho n'amaraso azira inenge cyangwa se igitambo. Ayo maraso azira inenge rero ni Yesu wayamennye kugira ngo twebwe nitumwizera gusa duhinduke abakiranutsi, abantu Imana itabaraho icyaha, abera abaziranenge, tube mu isi twaremewe, tube mu isi twarababariwe, tube mu isi turi abantu mu by'ukuri bemerwa n'Imana, bashimwa n'Imana, abantu Imana ikunda kandi abantu Imana yishimira. Ubwo rero reka mbasabe ngo mu by'ukuri
ijambo ry'Imana mwumve ishingiro ryaryo, ijambo ry'Imana mwumve umwimerere waryo, mwumve ijambo ry'Imana ry'ingirakamaro ari irihe. Ese umuntu kugira risobanukirwe bigenda gute? Ntago byasaba amashuri ya teoloji n'ibindi, icyakora kubera ko hari aho tuyasabwa mu buryo bwa leta kugira ngo tubashe kuvuga ubutumwa bwiza nta nkomyi, tubikora kugira ngo mu by'ukuri hatagira inzitizi zituzaho mu buryo bwa leta, ariko ibyo twigisha bigira akamaro mu by'ukuri na leta ibyisaba tubyuzuza, ariko ntabwo ari ibidufasha mu by'ukuri mu bijyanye no kujya mu ijuru, mu bijyanye n'abera n'imibereho y'abera. Ibyo biri ukwabyo, ibyo biri ukundi, ibyo mu by'ukuri bishingiye gusobanukirwa Kristo uwo ari we. Kandi reka mvuge ngo wasobanukiwe Kristo uwo ari we nawe ntago abangamirana na leta, uwaba ari umunyamahoro, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo niba bishoboka murwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro. Leta nibishyirwaho n'Imana kugira ngo idukorere ibijyanye no kuorganiza abantu n'imibanire y'abantu no kutubanisha n'ibindi by'iterambere n'ibindi byose dukeneye hano, ntabwo mu by'ukuri ibereyeho kutubangamira. Natwe rero ntabwo dukwiriye kwibangamira. N'ubundi umuntu wize ijambo ry'Imana neza, umuntu wizeye Kristo uwera umuziranenge, uwo n'ubundi ntabwo abangamirana na leta, aho gabana neza nayo, akamenya ibimureba, akamenya ibyo asabwa nawe akabitunganya. Hari aho Yesu bamuzaniye ifaranga, ngira ngo ahubwo hari bamubajije ngo se bari babajije Petero ati mwigisha wanyu yemera ibyo gusora? Hanyuma abasaba ifaranga ati murinzanire turebe. Hariho ikirango rero, si ikirango ni icyande, atati ni cya Kayizari, atoke ibya Kayizari mu bihe Kayizari n'ibyo Imana mu bihe Imana. Bivuze ngo tukiri mu isi ibyo ubuyobozi budusaba tugomba kubitanga, ibyo ubuyobozi budusaba tugomba kubikora, hanyuma n'ibyo Imana dusaba tukabikora. Ariko ibyo bintu byose ntabwo bibangamirana, ahubwo biruzuzanya, kubera ko niba ubutegetsi bushyirwaho n'Imana ibushyiriraho kugira ngo tubwumvire kandi butugeze ku byiza. Abantu benshi bari hamwe bakenera umurongo bagomba kugenderaho kugira ngo batatezanya akavuyo, batabangamirana. Igihugu kigomba kugira umurongo kigenderaho, kandi umurongo rero kigenderaho ugomba gushyirwaho n'ubuyobozi butuyobora, tugashyira uburyo hamwe, tugakusanya, tugakora imihanda, tugakora n'ibindi, tukubaka amavuriro n'ibindi. Ibyo byose rero bigomba gukorwa n'ubuyobozi. Ariko niyo conduite yo kuvuga ngo abantu nibaterana ntibasakuriza abandi, abantu nibaterana barebe isuku, barebe ibindi bijyanye n'ibyo byose, ubuyobozi n'inshingano zabwo bugomba kubikora, ariko ntabwo butubangamira mu bijyanye n'ibyo twemera ku Mana, ahubwo ni ukureba niba natwe ubwacu tutari kwibangamira mu mibereho ya hano, bityo tukabaho neza mu mwuka, ariko n'imibiri yacu nayo ikabungwabungwa neza. Reka nsoze rero n'ubundi mbashimira mwe mwadukurikiye. Wowe utarajya kuri WhatsApp groupe yacu ukaba wifuza kujyaho, wakwandika kuri nimero ngiye guhereza za WhatsApp 07844257. Waba uri hanze y'igihugu ashyiraho kode y'u Rwanda +250 7844257 tukagushyiraho. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu bikora aka kanya, kugira ngo ukomeze kurikira ijambo ry'umwimerere ritavangiye, ahubwo rigukura mu bwiza rikugeza mu bundi. Amahoro y'Imana rero abana bize Kristo bose bataryarya none n'iteka ryose. Amin.